Mina ya sina uliza me kera baskaga kera baskaga ubwo abana banyuza bigisha ngo mwana wa ngo ikibazo ndari mahako ya urasa ni mana mama yarimbaga no gukora happy birthday to you mama ya happy birthday to you amutwawe ntabwo turi kwigisha abantu gose nuko bavuga ngo oya kwigisha gusya okay ngaho urakoze umugabo mwiza kunyigisha subiza ikibazo cyane gashaka mama yarakoze cyane kuri urakoze uri keja sukubeshya umenaho Yes, what's up my people? I hope ko mumeze neza. Ni Nick P family nk'ibisanzwe. Ndahamya neza ko mumeze neza rero. Aho muherereye hose. Urakire. Murabyumva rero mudu dutangiranye ahangaha. Haje mu gukorora. So reka duhere rero ku bakunzi bacu bagiye bari hirya no hino. Twebwe ahangaha turaho tumeze neza turashima Imana turahamye neza ko namwe rero Imana ikomeje kugira iki kubarinda ese nyuma yo kuririmba rero umuntu byarangiye gukorora none byabaye ikibazo nijwi muraza kuryumva ahangaha so rero reka nongere nsuhuza abantu bakoze subscribe namwe bisaba iki kugira ngo mukore subscription kugazongera ara hirya ugakoraho gatoya mwarayibonye muri video ishize ibintu nabakoreye mwarayibonye narabaririmbiye muremera abafana banje love from Burundi narababonye barambwiye ngo rwose papa yake urarenze mugabo urenze muki ati tuzakugurira ikiyeri mama ya nanjye naserendurenze narakwemeje so rero abantu muri mu gihugu cya Finland muraho mumeze neza mitakulu so rero reka mbabwire abantu muri Finland mushaka mwese mwakura amacano kubera ko ngewe njyambona uziko mbona abantu tukumbona tugenda tuburana biba bimeze biti gira cano munyarwanda ngewe ndababona nako murambona ariko nge simbabona namwe mukore cano tujye tubonana none se nta kuntu watangira campaign yitwa ngo gira cano munyarwanda gira cano muntu wa Finland wese munyarwanda harimo na wese n'abanyarwanda bahaba inaha abanyarwanda barahari ariko gira cano muntu waburanye nundi ni byapa muzi byapa kuko hangaha ujya gura n'umuntu we ngo mukomere ngo ndimo ndihuta ngo turabonana mukanya muri ubuzima tubayemo ubuzima ngewe muri kumbona ko mpari rero bibaza ngo yake yagiye ko tutakibona hari nk'abantu tuba duherukana kera murabizi ko muri mwebwe hari abantu duherukana kera cyane murabizi igihe muvuga ati se ese baracyabaho hari n'abantu bambwiye ngo hari n'abantu batunguwe no kumbona hano ari ukuntu hano byarabaye ukuntu abantu baravuga ngo ese hari umuntu wambwiye ngo ariko se kandi nk'agahungu ka runaka so rero ndahamya neza ko abantu muri Finland nibo bantu nyine mba numva nasuhuza cyane abantu bari hafi yanjye ndahamya neza ko bameze neza abo tudaherukana mwese ndabasuhuje nakomeye cyane se uyu muntu araza kuvuga ko ndiko nambanye ikiragiwe ubwo mama sinzi ikibazo rero mama yake yadaheruka kuri kamera azafite
isoni ziba ari zose ariko na hano nyine ntabwo ngo bimeze neza yararirimbye biba ikibazo so rero nabasuhuje mama ya bahe yambo muhereze ijambo suhuza abantu ndasaba ijambo akira ngo suhuza ndasaba ijambo komera umuntu witwa ndasaba ijambo umuntu witwa ndasaba ijambo manzi umusuhuze nakomere cyane suhuza ati mu mama yakisha ntabwo yabonye ko abantu abari kukushyigikira mu maki mu mafuti nta mafuti ngira ngo bararirimbye ngo neza rega baraba bari kubyemeza umukozi wo mubera bose ongera cyo koze mama ya barabibonye bageze no sarara nanjye mfata nanjye cyeke mama ya kavuga amaze marishwe ngiye kuririmba cyaka naririmba kako umuhanzi asuzanya mu ndirimbo uziko nese mbumuhanzi ubwo se ko isuvuga nka bushari byagenze bushari bushide aryaririmba iki ko nitwebwe ya ndimbo nitwebwe niye ako akamaki kari hasi cyane bafite isoni inze bitera shitura iyi ntabwo ndongere kuvuga nitonze ari igihe amagambo we yandishe kuvuga ndasuhuza abantu bakurikiye papa yake kuri televiziyo ndasuhuza abantu bakurikiye papa yake kuri televiziyo yitwa Nekti Family bakurikiye papa yake gusa mbese yego naye ndasuhuza abantu bamukurikiranye ntabwo hari abamukurikiranye yewe abamukurikiye ariko we abamukurikiranye mbese Nekti abantu tubazaniye iki usura wabasuhuje manzi ni gute dusuhuzanya twebwe umva nyine hano hari abantu benshi cyane baba bataguheruka urumva hano basuhuje hari abaguheruka uri uruhinja hari abatakuzi se nta kuntu bakwivuga nk'igisekuru bati ndi runaka wa runaka abantu bagatavuga ngo uzi ko mukobwa ariho wari runaka wibitse ko tumuzi nta mugore wivuga akagendeye kwivuga mvuge ngo ndelodi wa hajya ninde ndi ndabyibagiwe akira hano bakira ngavuga twagiye aha abantu tubazaniye iki abantu tuje kubabwira ibintu bitandukanye urugero nayababwira mama yakari kuna ntega ashaka kugira ngo nkomeze mvuge oya kwera imara atatubazaniye iki oya ntabwo bibaza kubera imana gute se umuntu wicaye hari inyuma uko mugiye kurya tujye kwakorera rero mugiye kurya uzi ukuntu bimeze aha hari agafu k'ubugari ugiye kunsonga tugiye gusonga ni ukuvuga ngo nyine tugiye kwiga ikinyarwanda ubwo tunakigisha tugiye kwigisha ikinyarwanda se tugiye kukiga tunakigisha kukiga turi no kukigisha ni ukuvuga ngo mukigisha abandi ni ukuvuga ngo mwe mudukurikiye tukige nawe turakizi icyo wavuze ubushize ikibabaje ni uko papa yakari ugiye kurya ubugari wenyine ubushize ugiye kuburya koko mama ubushize mwarayibonye ukuntu nanyuhagiye n'ubundi ndongera ubu ni ukuhagira ni uku wamenyeho amazi amaze umaze kuyamenaho ubu ngubu ugiye guhita usonga ngiye gusonga uyu munsi ndagusonga ntabwo bishoboka kuko ikinyarwanda ndakikurusha nzi ko utangiye kare ndashaka kukwereka urugero rero ko utangiye umukino ka kurya iwantu reka niba umushotse reka kutubwira gukoreye ahubwo twagiye mama twagiye ugatangije umukino nyine ni ukuvuga ngo ubundi aha mfite ibibazo
ibibazo bingahera kimwe kubera matu bibiri bitatu shobora bine soze man video turasoje dusoza Rasha iki kera bari mubashiraga dukaramu hano bashyiraga karamu hano mwana bo sibwa sinzi ubugari byagaragazaga umuntu ese umuntu wasore uki imyumbati asika ibigori muribuka abantu babaga kuri murekuru babaga basa asika ibigori twagiye kuri mure urahazi kuri ndahazi mure bakoraga iki barasikaga bagiraga bate bara ni mundebe igihekane cyagihekane ni iki bacumaga ibigori bikavamo ngo bacukumaga bacumaga ibigori bikavamo mama babaruvuge kuntu okay barabetaga oya cyagihekane kindi basyaga iki barasikaga twagiye uri butsinde mu ikintu nakiri mu bibazo turi bubazanye gusya ibigori basya ese mu kinyarwanda tubonye ko gitari baswa gifu babetaga ibigori isi yasi kigiye kare mu marake ntago ari ikintu babetaga ibigori bikavamo ifu inde muntu nanone kigiye kare nabira twagiye urushaka rero bantu kagafata nk'nkorozi kubera imana ndasa gute ndasa neza sanabiki ako mu maso nagwa hamene mame nikize okay so rero icyo ndashaka kubabwira nyine cyangwa mama yake yabivuzeho tugiye gukora hano hari uburyo twatekereje kubazanya ibibazo byo mu kinyarwanda natwe mu buzima busanzwe usanga abantu batajya bakoresha ayo magambo ntibakunda kuyakoresha noneho twavuze ngo mama yake ashake amagambo y'ikinyarwanda urumva amagambo y'ikinyarwanda akomeye cyangwa se abantu badakunda gukoresha oya uretse n'ibyo tuyabazanye mbwira hari ukuntu tuvuga ngo abantu bacu tubigisha ikinyarwanda mu by'ukuri ugasanga umwana akubashije ijambo nawe ubwawe ntaryuze ntabwo urizi mu kinyarwanda ariyaturara ku mwana nta n'ubwo urizi mu giswahili ese mama yawe igiswahili urakizi ndakizi tuvuge kandi akenshi ikinyarwanda tuvuga ni swahili Swahili umwana akubaza ngo isahani yitwa gute ngo yitwa isahani sasa mama sasa tuongee Kiswahili asante mama sasa hivi tunataka kufundisha watoto wajifundishe lugha ya Kinyarwanda ndio ni kipi muulize wewe usiniulize sasa unaona hivi mimi nauliza papa yake tuo Kinyarwanda kwa mina Yasina uliza me te Uliza vati nikiringalo Ni kafize muringara. Okay, urabanza. Mama ya. Numbanza rero urayitumena hifu. Kono dorundi wayimenya bitari ngombwa. Njewe se. Okay. Mama ya. Okay, mbaza nta kibazo nyine tayari. Kibazo cyambere kirabaza ngo. Akira hano. Kumva? Dushyira rwo hano wavuze. Isahane. 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 Mu Kinyarwanda cyiza. Bayita gute? Isahane mu Kinyarwanda cyiza? Mbese isahane mu Kinyarwanda nyine Kinyarwanda pana kino Kinyarwanda cyanyu. Kinyarwanda cyacu. Mama yake nasoma neza. Baba tusubisha kibazo neza. Isahane. Ujye usome neza nyine. Kubikubaza nyine bwira. Do. Okay. Isahane. Bahitaga ngo iki kera. Mu Kinyarwanda cyiza. Mu Kinyarwanda cyiza? Isahane. Sahane. Apana Kinyarwanda cyiza. I papi. Abantu bakera nyine bahitaga ngo. Papi. Papi se ni Kinyarwanda? Papi dongo. Iyi ngiyi bayitaga imbehe. Imbehe? Kwera imbehe koko? Uri kubimbaza nk'umuntu utabizi. Isahane bayitaga gute rero mama niki kunanira?
ntabwo nkumena hifa wunda kukubaza kino kibazo cya danje data nguheraho. Okay. Tuguhaye chance. Nanjye ni behind ibibazo. Imbehe ubundi ni nka urabona kera bagaburiraga abantu ku nkoko. Imbehe imeze nk'inkoko. Ko nagikoze rero. Vuga ikindi gikoresho gakondo bakoreshaga kitari inkoko kitwa imbehe. Kitwa imbehe? Bariragaho cyangwa banyweragamo. Oya bariragaho. Bakinyweramo kanakiriramo igikoma cy'amasaka. Bakanakiriramo. Okay. Banyweragamo icyo banyweragamo. Okay mama. Okay igikombe. Banyweragamo. Okay. Ni igikombe noneho. Ubwo bivuye ku isahani ibyo ku gikombe. Igikombe ni Kinyarwanda. Igikombe? Ni Kinyarwanda cy'aka kanya. Ndi umunsi kashwe Kinyarwanda cya kera. Yes ndabyumva. Kinyarwanda. Noneho rero ikintu turi kwibaza. Umbajije isahane bayiriramo. None nyuma umajije ku gikombe. Okay nakwaje isahani kwa itsinze ni kibehe. Imbehe. Uvuga ikibehe ni imbehe tukwigisha abantu hari. No iki banyweragamo. Banyweragamo. Papa nawe nko kubisaka kibehe. Imbehe. Aha banyweraga mu nkongoro. Nkongoro n'amata inkongoro banyweramo igikoma. Ase hari ikindi kintu banyweragamo? Abushera. Urakizo? Ngenda kiza. Okay. Twari turayero mama nagifite. Okay nsibana. Kameze ukuntu. Tanga agafumana. Okay amasegonda angahe mu amasegonda make gutekereza. Ararangiye. Cyo kunyweramo? Cyo kintu. Yego. Icyo gikombe cyangwa kibajijwe mu rubaho. Yego. Cyangwa se Uraseka. cyakibajijwe mu rubaho cyangwa se cyarakozwe uri kureba. Mu giti. Uri kureba. Kimeze karakantu bakoramo agacuma. Mureka nsobanurire neza Ndi kumusobanurira cyangwa igisabo. Garukiraho. Ntabwo nakinini ndabizi. Okay. Twagiye. Ubwo yabibonye ko ntacyo nzi. Nimbehe rero. Wawe nta Kinyarwanda bazi. Nimbehe. Ngiye navukiye muri bahitaga uruho. Ayiwe yego shanda byibutse nibyo sha. Ako bara abasaza twaba ngabo bagira. Akozika gusize nk'agapudre sha. Asha mama yakarankunda. Mama yahafise. Agusize agapudre. Twera ko mutsinzi ndata mu munsi cya kabiri cyangwa arakomeza. Okay twagiye. Bantu mukurikiranye ni P family muraho neza. Mubonye impuhwe n'urukundo mama yake ansiganye akagafu. Aha hari ikibazo kaburi nguni. Ari ni nguni. Gusoma misa. Ngiye kubaza ikibazo nindangiza mubatize mu izina ryanjye. Yani kipitusi. Mama yake. Ibitaba ngo karame. Karame ni pipa papa Kinyarwanda. Ayisubiza nawe. Mama ya ntago bitaba gutya. Karame ni Kinyarwanda. Ugomba kwitaba ngo karame mu muco. Mu Kinyarwanda cyiza ngo karame ngo ni ikipi oya. Okay ngaho ngara umugara. Mama yake. Karame data wanje. Bita barafinda mama ngo barafinda. Karame. Gana barafinda. Karame kabiri. Mama yake. Karame. Ntago bihagije. Mama yake. Karame. Mama yake. Karame ponje. Yego. Urukiza ni iki? Urukiza ni iki? Wow. Ikintu kibabaje se. Akajambo k'Imana baragasondetse ngo urukiza agakiza. Kubita. Urukiza. Afase. Oya uyibara. Ndetse nandi twashe kumusobanurira. Okay, mureka abasobanurire ngo urukiza ngo turavuze ngo ni umukiza. Oya tubireke. Urukiza. Urukiza ni iki? Ntare kwa. Ngo he usomeho. Ngenzi jambo agakiza. Okay, ndabyuze rero. Urukiza ni iki? Ni iki? Urasubiza maze neza babikurira banze bakubite agafu. Uri gutinda. Muri kuryo kubishyura. Mama uri kujya hehe? Zananye ngushyireho neza rwose tamushyireho.
Briana mita. Barabyuze impuhwe. Arasohita koko waya Briana mavarato. Ngiye kubitsa ikiganiro. Hepa. Umuhe telefone ya data byeje. Akira. Umuhe ya Jado iri bimwaki. Uko yahamagare. Nako nekwiye ukubisa ahantu hari. Hehe. Wabonye? Rero turebe. Akoshema nibagiye gusigiriza. Utwaraye kwita mu jisho. Oya mama yanjye ariko ibyo ubushize ibintu nakore. Oya Oya nje ibintu. Urabona ukuntu wagira ngo arwaye ikijisho. Ako ibintu yakore ubushize arabizi. Okay, Akebo nigeramo. Sawa? Twakomeje. Mbaza. Agiye gutya. Mbaza mama ya. Nangiye rwose cyakabaye ko ndari gisimbutse ndashaka ikomeye. Reba no turebe. Ongera ndebe. Yarakeye. Hari hano gusubiza mu segonda gahe. Witangira kubyihutisha umpa umwanya wo gutekereza. Ko ngiye ikinyarwanda. Umuntu wa mbere ku isi abonetse mu kihe gihugu? Urasimbutse wese ujya muri siyanse. Turi mu cyari mu kinyarwanda. Byose nta kibazo. Umuntu wa mbere ku isi. Okay, nta kibazo. Turi mu kinyarwanda. Abagitekereza. Ugitekereza ngo wayi Icyo ndagisubiza. Yo. Naragihindura kugita giteke. Okay. Cyangwa guseka. Isafuriya. Soma neza. Ndamumena hindi. Ngiye kumazi cyanjye ko ibintu ariko isafuriya isafuriya. Yego. Kera. Abakecuru batekaga mu tuboga. Bayitaga gute? Cyangwa kera ni ikinyarwanda ariko ngo nabacecuru. Muri kunyumvira ngo abakambikazi. Ndamumena hifungura kwita ikinyarwanda. Abakecuru yenda abakecuru. Yego. Abakecuru. Bakambwe n'abasaza. Abakecuru yego. Batekaga n'imboga. Cy'abatekaga mu baketaga gute? Bakitaga kungu. Agara kungu se. Okay, twagiye bakitaga gute? Agasafuriya. Batekaga n'imboga abakecuru. Agacuma, akabindi. Ikibindi. Akungo. Sinavuza kungura. Avuza kungu. Akungo nyoko. Humiriza muntu. Twakomeje nanone. Yanyabura umuntu humiriza dahumba. Twagiye. Arareba ntabwo nashize mu jisho. Ndakora ntari kureba. Komeza se. Osa n'ikigabo kimwe nzi. Akubwiye ndasoma ibibazo ko ndewe humye amazi. Yewe wongeye gushaka ikintu gikomeye nanjye utabe. Ya mugabo asyaga imyumbati muri keretse bamwitiga gukira. Wasikaga imyumbati kwa nizeye. Nizeye dore umuntu musa nizeye. Abantu muzi nizeye ni gutya bagasa. Papa yake twagiye. Okay twagiye. Aba ajya we ikintu kibazo aragisubiza we. Nta kinyarwanda nzi mbaza. Ako uzi ko mama yake ari gusana n'uzana na konfi. Nakaburibundi. Gusana konfi. Mama yambwira. Ikibazo kihuse. Sibyo Baza muri ibi. Oya ngiye ikibazo kihuse. Okay, baza. Mu nkambi ya Kiziba urahita usubiza amasegonda ntago dukora neza. Ndagusubiza. Mu nkambi ya Kiziba. Zana nkubarize. Uwo yari kureba. Mu nkambi ya Kiziba. Mu nkambi ya Kiziba Bageze mu nkambi. habaga uduce amazina amwe. Ako turi kwiga ikinyarwanda hano. Wasinga kubaza kantu n'utundi. Ngo twamutsinze Reka mubaze. Oya reka ari kureba. ndabifite hano birahari byose birahari byose Arabishobora. arabishobora kongera kumena hindi. Urabona byoroshye? Okay Wabajije ko arabizi pe. ngaho Ibyatsi bengeshaga umutobe babyitaga gute? Babara basi ikice ntukishobore. ntacyo ashobora mama yacu. Genda bizi. Ibyatsi bengeshaga umutobe babyitaga gute? Ntacyo ashobora ndabizi. inshinge cyangwa ibivuzo. Ibivuzo? Bino hano. Ujya ukubita gake witonze.
ako shaka bahita bavuga ngo nakwibye abo nabo yizeye uvuze inshinge ariko abantu bari kuvuga hano bari kutabavuga ngo hariya bamwibye ngaho mbaze bahita iki inshinge nyine inshinge bakoreshaga bari kubenga imvuzo iyo uvuga bwa mbere imvuzo ibintu biri gukorera inshinga uzi ko nkaze uzi ikintu kirenze yesu wenda cyabwira nyuma koza mu mutwe cyangwa koza ibyaha bazi ibyo mu maguru mbazi ibyo mu mutwe bani turikira abantu no kera basikaga amasaka mwumva ko kwisha ikinyarwanda mama ya none kuvuga ngo sikia ari kuvuga ngo basikaga niyo yakwishe okay babetaga amasaka basicyaga basikaga ndamumena hifu nukuri kw'Imana nukuri ntago kera basikaga kera basikaga ubwo abana banyuzanye bigisha ngo mwana wa ngo ase bazasikiye ariko aranyibye ankubise turumva n'ikibazo oya ndi kwigisha gusya okay ngaho urakoze umugabo mwiza ko nyigisha subiza ikibazo cyanjye wirengeje uburyo ndi kubivugamo ko nanjye sinjye kera basikaga ndamukubita mama ya kera basikaga amasaka basikaga amasaka mama yavuga sya basika mwongorera umva ari kuva ukuntu bayasyaga ntabwo ushaka kubivuga ngo oya mama kivuge neza ngo kera basyaga amasaka ngo kera basikaga amasaka babikoreraga basikaga amasaka gusya kera ni ukuvuga ngo kera ibyuma bitari byazo byo kuyasigira baracyayasya muri buriya buryo mu cyaro basya gute nimba ikwereka uratuma icyo bajyaga basigaye bazi ibyo bayikorera bayaga basera mama yasubiza ikibazo neza nutakibaza neza ugisimbuke okay tube seri okay ngo tujye kwa seriye kera basikaga ko manzu mamagare papa yake karame mugore papa yake karame mama ya kera basikaga amasaka noneho bayagiraga shabe bagiraga ntabwo nagisubiza ni ikihe gikoresho bayaskeraga kuki aha bayas guskeraga kuki bugare banyine ku basicya amasaka haba hariho bari kuyagira kuki nyine hari ibuye riba riri hasi iryo buye baryitaga urusyo bagitinzeho niyo mpamvu ntabwo mbere ariko ntabwo gukina kimwe nyine abantu bavugira inka babita gute abatahira mama yake bigeze ikinyarwanda aho umunyamuntu akoma amashyi basi wirakara papa wanjye kampe kugira gutya kujya kuyimena hose oya ntawe utsinzwe simusinzara oya ugiye kumbaza erega ikibazo nakubajije mwakimbajije iminota myinshi cyo mpamvu ncanzwe mu mutwe aha ngaho mbaza shanda uzamo bese wari tukabazanya utuntu n'utundi nshaka kubaza utuntu uratumbaza nyuma y'ibibazo byacu sibyo iyo umugore yapfushije umugabo iyo umugore yapfushije umutware yego bamwita umupfakazi yego ese iyo umugabo yapfushije umugore bamwita gute bamwita imfakare bamwita umugabo wapfushije umugore bamwita ute umugabo wapfushije umugore umugore wapfushije umugabo bamwita umupfakazi noneho umugabo wapfushije umugore bamwita gute umupfagabo umiriza yawe mama okay bereka mvuga icyanyuma umupfagabo
impfakare nshobora kuvugamo n'amakosa umupfakazi umupfagabo ni singo papa mama ibyo bintu bibaho iryo jambo ribaho mu kinyarwanda wahumije wa mugabo ko byakunaniye umugabo utagira umugore umugabo wabuze umugore umugabo uyu muntu ari kwibaragurara umugabo wabuze umugore wapfushije umugore umugabo bamwita ngwiki ngo ni umupfagabo bamwita ingaramakirambi ingaramakirambi ntabwo ari umugabo wapfushije umugore mva babwire mw'abantu uko muri kumva mwese iri jambo ntabwo ribaho umugabo ntabwo aba impfakare umugabo ntabwo aba impfagabo okay nta kibazo mama ya kimbwire bamwita gute mutubwire oya wimuhira utajya mu maso abantu bari abatubwire umugore oya subiza umugore bamwita wapfushije umugabo umupfakazi umugabo wapfushije umugore nta zina agira ntabwo ari turi kwigisha abantu wambikwa we ntabwo ari turi kwigisha abantu ubwo se n'ucyo bavuga ngo ntabwo zinagira mama ya icara mama ya icara umugabo wahumaniwe ntabwo ari umugabo wahumaniwe ntabwo imufasha none se mukino ko mwishyuzanye hari ahantu ngewe nabaye akavura ivundi hagarajya n'uburakari bimeze bite ngewe iyo tubica nawe ndayivamo mama ya turi kwigisha abantu nabahaye ishwa zose papa nawe murivuye muri dushe reba ku ifi no mushyira mu munoza mu kwaha nuko akande bigezemo anyujije mu kwaha kugira ngo hari umwana nzi ukunda mu kwaha kwa nyina ubwo yatunzwe nta kibazo twagiye mureke mbabaza akantu kamwe kari akantu tugasubiremo umugore tugasubiramo ikirundi tugiye kugira ngo dusharinge abantu bazaduhe n'ibitekerezo uko babyumva rata ntuvuge ngo ukuntu bimeze ibitekerezo turasaba ibitekerezo nyuma y'ibibazo byacu sibyo rata ariko nyine mubishyira mu kandi kahantu kandika ahantu ahubwo wowe nidusoza turababaza papa yawe irakara ngiye kukubaza kurakara gusa urakunogeza n'umukino ko ari guhisha isura ye reka unabaye reba ukuntu ameze nihishe yabaye ko ntari kuno n'ikibazo kibaye yagupaka yongeye gupaka okay reba freshe kumbe bite hari umuntu muri gusanira yitwa kamana yanjye tundi bazi kibazo aho byashize bantu ntabwo byashize mubumbe turiho ku isi kumva cyane mu kinyarwanda rero ikinyarwanda ariko ndikubaza tugeze mu bumenyi bw'isi turi kuhe mu bumbe mu mibumbe iri ku isi turi ku mubumbe w'uburayi ntabwo wumvishe ngo tungo urambye turi kwirakara basi naseka mugabo turi ku mubumbe w'iburayi asubije guki turi ku mubumbe w'iburayi ngo turi ku mubumbe w'iburayi turi ku mubumbe wa Finland umubumbe wa Finland usobaho gusa ku isi haba imibumbe ingana haba umubumbe ingahe haba imibumbe ingana n'ibihugu biri ku isi hari imibumbe ingana n'ibihugu biri ku isi Mage siyanze narayisi Werema ngiye mva nkubwiye ikibazo mubajije ndamubajije ngo nacyumvishe ngo turi kuwuhe mu bumbi turi kuwuhe mu bumbe nyine ikora kubajije tekereza neza nyuma yacu ari uruhu twakubaje mu buryo bworoshye turi kumubwira kangahe uwuhe turi kuwuhe mu bumbe igira amazina y'ikinyarwanda turi ku isi turi ku isi nyine isi kuwuhe mu bumbe isi bivuga ngo mbese habaho isi ubundi ni umubumbe umwe mama yagishowe imana
ndakishima yavuze ko turi ku mubumbe w'uburayi turi ku mubumbe w'uburayi umubumbe w'uburayi ubaho la terre neptune saturne bya mibumbe yose ntayizi nyine turi ku mubumbe wo ku isi ubu yambajije ikibazo n'atazi oya nyine mbabwire njye nagiye kubaza umugabane turiho turi ku mugabane w'uburayi ese umubumbe oya icyo kiri wowe uri kubyiga turi ku mugabane w'uburayi nanjye kubaza turi kuwe mu bumbi kubera ko ku isi harimo ibintu bitandukanye nyine umva nkubwire mwana ni umwana unshanganisha turi ku mubumbe hari ku isi habaho imibumbe itandukanye tere za neptune na uranus n'izindi nibwo nyine turi kuwe mu bumbe ako nicyo nakwaje bwa mbere mwana oya ntakimubwiye ahubwo nansubiza ikibazo cyanjye namuhaye n'igisubizo kandi umaze no kukivuga kivuge namuhaye igisubizo turi kuwe mu bumbe mbese ntabwo turi i burayi ntabwo ari umubumbe ni umugabane umubumbe maya aragushubije niba murembekereje ntagikoze uyu mwana ntuncanze mwana icara hano weho nari ndi kurwana n'umuryango hano umwana ari kwinjira aje mu kiganiro uba urancanze utuma mvanga imibumbe n'imigabane ngambwira neza ko murakaye kandi ari igifu ari kwiyoga mujyanye ukava mu kiganiro gutyo reba ukuntu wangize nuko utari kwireba hari usa neza kurusha ukuntu umeze okay tugiye kubazanya ibibazo biri aho ngaho biri bizarre hirya no hino hirya no hino aho ushaka ikibazo ushaka cyose mbaze hirya no hino mbaze ikibazo cyushaka icyo ari cyo cyose cyo hirya no hino ntabwo harimo n'uburakari muvuye ku bibazo ugiye gushaka ibindi bintu bikomeye utuntu n'utundi nyine tubaza n'utuntu n'utundi dusoze ikiganiro yego wanyishe utuntu n'utundi se n'uduti urabyumvise ngiye kwibariza rero mubaze ayisho ntawe ushaka kubanza kumbaza ngo haye andi masegonda ntawe ushaka kubanza kumbaza manze nkubaze amaya umuntu agizwe n'ibice bingahe bikuru by'umubiri nabwirwa n'igiko ntabireba okay oya tonde itonde ibice bingahe amaguru amaboko n'umutwe oya mama itonde nabimbwiye nisibyo kubera amasegonda n'amasegonda nige no uri kubigenga no kubikora nakanya mu gisubizo gisubiza ubu muretse ndakubajije ngenda kubajije ngo umuntu agizwe n'ibintu bingahe by'umubiri la tetereze ni bingahe nakubajije ngiye umubare 6 okay mama ntago byemera okay ubu ntabwo ngiye kugufata ugomba gutuza ukama isura nese ibice by'umubiri wo ntabyo nyine mama umva kubwira watsinze turabe mama umva nyine umva kubwira ntandatugo mama umukino umva nyine umva mama reba hano mama amaguru amaboko n'umutwe nyine reba hano nta kindi nyine reba hano ako nabimbwire nyine reba hano manzi reba hano nyine kubera iki kubera mawe umubwire amaguru n'amaboko wa muntu kubera iki guhisha isura kandi turi ngenda bivamo cyangwa nkubike isahani yose watonze waretse nanjye nkakuhagira nkuko nitonze mama yake rero umuntu umva nyine umva hano mama funga amaso uri kurebera ikize cyangwa nakubwiye n'umukino yakoheje okay next nari kureba ni cyo mu mutwe ntabwo ari cyo kureba ikibazo usinziriye ikintu nashaka wow icyo nashakaga no muri gusa wow happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you mama yake happy birthday to you si wowe yishyizemo twere mafata iyi foto kumenaho yapfuye
mama ngo dusoze ikiganiro ngo dusoze mama Mubirakariyemo. mama introduction ya dusoze nagari intro Ubyegereje umutima. mw'abantu mwe ibintu birangiye mbaye impumyi mbaye cyane ndagutwara muri douche funga amaso sibyo This is my YouTube channel. mama yango soza ikiganiro wabwira bakore subscribe sha ntakubesha uretse kwamenye ifu mu maso imenye no mu bwonko agushaka kuvuga ndavuga ntari kureba bose kuvuga bisaba kureba njyewe umunwa wanjye ukorana n'amaso nyine vuga reba gutya byageze ukoresha intuzo abantu bari kureba hariya babwire Abanyarwandakazi. mama yango iyi microphone vuga Umundeba hano. mama reba mama soza ikiganiro turi muri douche ndashaka kubaza abantu uyu mukino ni gutyo umera cyangwa banyigirejeho nkana okay duha amategeko yawe tubwire ukuntu bigenda yesuwe twari muzumingi mushire mu kizuru njyewe ndikeza niyo naba nisize ifu Ariko sikari byo. mama oya ntayo hari uruhande rutari hifu ni izina ry'Imana ndapfuye basi pe kagusembe basi oya nta mbabazi no mama yambabwira banyine oya mana kanze guterete basi bamba bari Uzaterete nta uca wanyu, kujisha eh. bamba bari ngashira no kuri ritama ryo hino oya ndi gupfa ndashika ku gatamba basi mbabarira kujya usanzwe mbabarira wanyu ntabwo nkushira mu zisho muziho nawe shahe umujisho muzisho reka karo gatama ko hirya Shall we kongera gutera? nyine wanze nyemerera basi bashaka amaye barakoze cyane n'ukuri urakoze genda Papa yari kubyenjoy. urakoze cyane rwose Urakoze cyane mugore. buriya ikiganiro kinshimishije ni iki ngiki ubushize mama yawe waranyuhagiye ndababara ariko ubu ngubu twese turasa neza ngo wari wasinda ugasinda ifu okay tujye kuririmba ko urase gatoya cyane sibyo reba hano reba hariya okay nkuririmbire ira mugenzi wawe Ako ikibazo ndarima hakoya urasa n'Imana mama yaririmba kandi korali uri keja sukubeshya kwisezera abantu bawe dutahe bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana sha ntabwo dusa n'Imana pe shana ukuri abantu twese turi mu ishusho y'Imana kundeba iki wowe okay Numubibera. mama ya ngo soza natangiye intro soza yegereza yesu we sha ni ikipizi ntabwo ari byo pe ukuntu avuye ku kazi nkajya muri dushe Ariko iyo ni fresheri, nabyo ni fresheri. Iyo bayita bahita iki ngo ni maske scrub. ngo ni scrub reka ngo scrubbing mama nyiri masike banzimisize Akamasike katumugira agapo keza. Ntugenda mu mazi leta usa neza. uzi naho ikintu ndi umukara n'umuntu ntabwo nkaraho ukaraba Koza ahubwo. ndaryama bituma ngira inzozi mbi Murasa n'amavampire. maze ugenda uryama ndoto Nari nabuze ikintu muri gusa mu izina rya Yesu muri gusa n'amavampire. nawe kubera ima nuryama aka gasura ukarote mu izina rya Yesu Izina rya Yesu. kubera ko we ni ku izina ry'Imana wongera ngo bene wanyu beye isige kwa bene wacu bose tukana nabi pe genda rakaye so guys mwakoze ko urayintera turabipfa oya ntabwo ndi gutera dore akizwe gute mwakoze kubana natwe twashimiye ngo bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana mama yake nasoze ikiganiro Wisigira isoni. Ndagukize mu kizo. wayanzuminze kandi kubibona wayanzuminze nasoze ikiganiro simwe mwabiteguranye ngo gisoze basi vuga ngo mukore subscribe cyangwa mubyihorere Ese ko muse mwitera isoni ari mwe ngabi. mise ntekereza ukuntu nsa ngenda asa neza so guys turabashimiye Ndasa neza. mwakoze kubana natwe mukore subscribe hari akantu wibagiwe umugabo wapfushije umugore bamwita bate muze kutubwira Hari ikindi kibazo utamubajije. Umuntu wa mbere yabonetse mu gihe muke. umuntu wa mbere Agaseke. ku isi yabonetse mu kihe gihugu muri Brazil ntabwo turi kubazanya turi kubwira iki so guys mwakoze kubana natwe Bansubize. umuntu wa mbere yabonetse mu Rwanda Ariko kujya byica nawe. ni muri Brazil man ndabizi ngiye
kandi yitwaga Armstrong. ariko Uvuga Armstrong. Armstrong Yitwaga nde? Ninde? Yitwaga Country Capoche muri Ethiopia. Ko ni Capoche. Ura naguhimbye Vitrovioso. uwo muntu yitwaga nde Bangladesh. Bangladesh ni igihugu Mama ndi kuma ntangiye kugira allergie. Et ça c'est quoi mon Allergie d'hypo. allergie d'hypo. Ibi bintu bintinze ku mubiri nagira allergie. So guys, mwakoze tumaze igihe turi muri gatebe gatoki turi gukora introduction turi gukora ama challenge dushaka kujya mu ndirimbo dore ko ya ubutumwa bwagira hirya no hino. So rero mwarakoze ku bantu mwaduhaye support, hanyuma video zacu zishobora kuba zitari kugenda nyine ngo mutubone nyine turi kuboneka buri munsi turi kuyatubura habaye akazi cyabaye ibibazo. Twari tuzi ngo ibi bintu biba byoroshye ngo nukubijyaho buryo ugatushaho video ukajya ugakora video ariko so rero icyo tutazakora ntabwo tuzabatenguha nyuma yavuga ndi gutindamo hano gase muzuminge ndabona ari umuntu muri gusandaza kumukanya yewe dore amaso mbora gasiga hano please gafate yawe umuntu uri kureba kinyerekane kumuvuga ni vampire ntazi nagira nshaka umuvuga mama soza ikiganiro Umuntu kubera impamvu byasoza ikiganiro mwagiye ubundi nsanzwe ngira isoni nsa neza nawe bazi ukuntu bangiza okay soza mama sezera abantu nando nikitwa imutabitse no mu kanwa wowe nawe ubishye. ndavuga gute Areba ku nikitwa mu gihe. nakoze kubana natwe Sari pikora akayema. ku izina urayinkubita ndagutamika ndafite amaguru kanjye ese kuki ukunda kugira amahane kandi uyu mugore agira amahane we ntabwo ndi umugore muyabireka bumura basi ni ukuri kw'Imana nyine ngo usanga mba ni ikipe cy'urugendo cyangwa icyorezo